azatwanga ntacyo dupfa ariko ntibizigera byoroha uzankunde nanjye nkukunde. ahubwo Samantha Zaremera cyangwa tubereke n'ahandi ngo Samantha ngo disingarazira ngo kudacimbagiza ngo jya Shaba bandi twasangiraga sha ndewe akabese n'agahiye bazatwanga ntacyo dupfa ariko ntibizigera byoroha uzankunde nanjye nkukunde. ahubwo Samantha Zaremera cyangwa tubereke n'ahandi ngo Samantha ngo disingarazira ngo kudacimbagiza ngo jya migere yiwe ngatambira Imana ntango ngakiri muri wa mujya we ngo ndakakiza k'Imana we nzakagendana birwanya tuzakuzamuka ngo nijya muziza ngo ntago agitakambira Imana ngo bamwumve ngo n'abantu ngo bamushizeho ako Samantha yambara agasubira Samantha akwiye kurera umwana we. Samantha karebera n'amakuru video cano umukobwa ufite umugabo wabyaye umwana umwe yego w'umuhungu nawe ngo yabarariye amafaranga y'umutumirwa umudiaspora amwihereye akamushyira kuri kamera akatangaza ko yamuhaye ari ibipapuro. Umunyamakuru ndamugarukamo ngo ndongera mu kamera waburi ikigwari kuba utaratangaje urwego bwa Samantha kandi abavandimwe wawe barayisizeho abanyumva bakanyumviriza bandenganira hano hantu. Hari umuntu wambwiye yuko ngo bageze ngo ukabyanga bandenganira ese waje kubikora naje kubikora bya bintu ntabwo ari kugenda nkuko nanjye nabameze nka yambwe twagarutse tuje twaje tuje kandi tuje dufite umurindi uzi umuje dufite nta muntu turya iwabo nta muntu dusenga nta udutunze tuzwe n'Uwiteka. Turi imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba katabatuzi ariko ararwaye uwo muntu se yamugiriye neza n'isendeka atararwaye mushe ku murongo wa telefone ndamagare Samantha mushe ku murongo wa telefone mfite numero se ariko ngo nari nambaye ishati muko bwabo ngo nambaye flakpek iyi ngofero z'amafaranga igura n'iyindi nari nambaye uzira shati ngo nari nambaye uzi abawe ndi kumwe n'umwe zama barangira bavuga ngo sakaje mu bukwe ngo nta kote. uravuze ngo gisakaje mu bukwe nta kote uravuze ngo wagiye nk'abavumvyi ndavuze ngo nagiye niyambara ngo nambaye ngo nk'umuniga ngo nk'ibiki ngo n'ingofero ngo n'ishati ngo nanjye babarira hagacira imyaka yawe reka gacira nk'imyaka kuko ndacyari umusore yego kuko umwana wanjye turangana. urakoze cyane reka twongere tubaha ikaze yego mwe mudahima kudukurikirana ku biganiro byacu bya buri munsi n'ibisanzwe ni Isiaka manager udakina n'abana ukina n'abanyana nsuraje atandukanye mu bice byatandukanye ngasibanga ngutana sengatanga kompatira gafoto fiti ngunguru magana 880 z'amagambo sajya shirayo nakamwe karavaho mu myaka 9 maze mwitaga kuri YouTube kuri radio gashe imyaka 3 ngo ni imyaka 10 ningahe 12. urakoze cyane yego bisiguye ngo uri nararibonye ntacyo nazi icyo tatuzakiye urambona bakaniye bakamwe bakanyikireze urampamagaye se turamumagaye mwumve mutuje abatuye mu Rwanda abatuye Burundi abatuye muri Congo abatuye mu ntara enye za diaspora abatuye United States from American ariko rero muri kino kiganiro hari umuganga ukomeye yego yitwa Mutabazi w'Irwamagana avura indwara zitandukanye avura inyatsi agaruza ibyibwe ibintu byose aragufasha. Muhamagare kuri 07 9 26 5 basubiremo gace ugenda gace aho hantu 07 yego 26 yego 5 yego 399 uri hanze ushiraho please 25 ushiraho 0 kuri iki ibyo byose arabikora. urakoze cyane yego tubanze gutumikira muganga wacu Mutabazi twinjira mu mujya wacu yego hano inyarugenge cyane mu mujyi wa Kigali ihohoterwa ryabaye ryinshi yego amarozi aravuze ubuhuha yego
abatubazi rero murajyahe abatubazi murajyahe kamashari b'amashari amashari ko yabaye amashari ariko nanone babakeye bakaba barimo baricana njyewe ntabwo mpari ukivuga ngo babakeye mfite umujade dewe ariko si uruhare rwanjye ngira gutya ngira gutya oya wiyereka abana udatuma sindiri babarira nibutsa ko maze imyaka 50 mvutse hari umuvandimwe sha mve Kigali sha ngende muri kwasiteri ndi umuyobozi wayo amasaha 5 yego nje kumushyigikira muri buri kimwe nitereko mwari wowe muvandimwe yego atereka nitereke muri buri kimwe yaba protocole yaba mu bageni yaba mu mwambariye yaba mu byo kurya yaba mu byo kunywa yaba mu biti nongere ngaruka Nyarugenge sha nongere Nyarugenge mu karere ka Gasabo nongere nitereke ariko abo bahungu sha barica ngo nari nambaye ishati muko bwabo ngo nambaye frappe iyi ngofero z'amafaranga igura n'iyindi nari nambaye uzira shati ngo nari nambaye uzi abawe ndi kumwe n'umwe zama barangiye baravuga ngo sakaje mu bukwe ngo nta kote uravuze ngo gisakaje mu bukwe nta kote uravuze ngo wagiye nk'abavumvyi ndavuze ngo nagiye niyambariye ngo nambaye ngo nk'umuniga ngo nk'ibiki ngo n'ingofero ngo n'ishati ngo nanjye babarira hagacira imyaka yawe reka gacira nk'imyaka kuko ndacyari umusore yego kuko umwana wanjye turangana urakoze cyane ariko reka ndemba ku Didi ariko mwego mwabivuze nta muntu kimbonana namwe njyewe nguzi cyazi nta toriki abonye yego kandi nkaba ndi umupapa urakoze ngo ntabana tugera mfite imangizo mfite n'imfura yego uze ko Didi umuhungu anyesha muzi ndamuzi ngira ngo murareshya ajya ngo amazina ngo ni cyubahiro iki amazina ngo ni cyubahiro tirakoze Ramazani imfura yanjye dusimbira gatoya rero uzanabara nzamutabara kandi ndi imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba urakoze n'igihugu bijya ngo gute ipano ndayambaye nate n'u Rwanda uyu bundi ni ukurara wambaye yego kurara ku rugamba cyane no ku itariki 23 z'uku kwezi abantu batuye urumva Rwamagana Kayonza Kiramuruzi Kiziguro bagitimo tahoretse atwiterete sha yego hama rero dusimbira aho bita Kabeza tuvuga ku bugwayi Gasamanta mu kiganiro twabivuze yego ahangaha ni nibere wanje muri ako ngo Samantha ni prank abuka abantu babivuga Samantha ariko ngo arumugira neza amugire neza ako ngo abantu ngo baramuhezeho abantu bamuvuyeho kandi ari ishyari bamufitiye sinzi impamvu abantu bamuvuyeho uzambabarire tumugo gituma yahatuye zandani nzazizana kandi kuri cano niho hantu ngomba kuzabinyuza ese tuzabikora gute ngiye mfite umwuka n'umuhate tuzabisaba Samantha niba nta byo kumusaba ahubwo turavuga ngo bamugire neza reka tumushimire amafaranga barariye cyangwa amafaranga Samantha arabona reka duhamagare Samantha namugire neza se katatuzi ariko ararwaye uwo muntu se yamugiriye neza ni sendeka Samantha ararwaye mushe ku murongo wa telefone duhamagare Samantha mushe ku murongo wa telefone mfite nimero ariko utaza kumvugiramo akose maze nk'icyumwe tutavugana Samantha nabagize gute ari ijana karanyanga ariko ngiye kumuhamagara ese Samantha koko muheruka Samantha numva baratwaye umwana umwana turagenda turamuzana nyuma yaho umugore aramujyanye numva niwe tugira gutyo bindi nahise nirwarira mfite n'ubariganda mbaza ngo hamakuru rero kumutagenze ndanarwaye akuziko namarozi se mbabarira barabikore ko ntacyo bazabikora ko Imana ishobora byose ndarwaye sindwaye ubu nta nubwo nafunga nyerekera abantu neza dore nga zamuraho rwaye rucitse akuziko ugiye ntacyo bazankora ko Imana iracyapinze kugiye ukiri muto karabuze ngisaka nagagikora mw'abantu mwedo ngibi iki kiganiro ntabizakatwa birimo reka twaje kuri Samantha yego giye guhamagara Samantha urumva nanyitaba nanjye ese ararwaye mbaza makuru mumwe nzamuhamagara bazike nyuma yaho mbona n'umwana we mu bitaro ndibaza Samantha byageze bite ariko
nimero amuhamagaza akaba urumva ntago yitabaga reka mpamagare numve kayita ko mu mwanya nkundira unyumve mbe ndetse kumuhamagara uretse kumuhamagara nkundira unyumve utanze ibyo ariko nose niba arwaye n'umuntu urarwaye inyuma yaho wari uri mu burwayi igihe bimbaze nabonye Shania amurwaje Data Shania nzi wa Marite baramaze igihe gitandukanye na Marite Abase Shania yaje kurwaza warisinga mwihamagara buretse mbanze guha amakuru ya nyayo njewe ubuzima bwa Samantha nabukurikiranye ndakeka ariko nawe mfite amakuru ngo nawe ndaza ngushishure nani ushishure biremewe umwuka n'uwawe mfura umwuka n'uwawe reka ngo baraguhamagaye ngo kwa muganga kujya gufata inkuru ngo hageze ubona uburyo Samantha arembye ngo ravuga ngo uburyo twabonye na Samantha neza ngo yewe ngo ushyirashiro kamera waburi ikigwari kuba utaratangaje urwego bwa Samantha kandi umuvandimwe wawe narayisizeho abanyumva bakanyumviriza bandenganira hano hantu hari umuntu wambwiye yuko ngo bageze ngo ukabyana bandenganira bose baje kubikora naje kubikora bya bintu ntabwo ari kugenda nkuko nanjye nabamenze nka yambwebwe cyangwa yantura ugendera mu rubingo yego ukuntu byagenze buretse ndaguha amakuru Samantha mukeba yaramuroze aroga umwana aroga na Samantha aho ngaho ikibuno cye n'uburokore bwe bazanamwica hakimana izamurinde bamutwariye umwana baramuroze ngubu none ngo bamusaze Samantha uzikazapfa ngo we bamusaze uzi impamvu azapfa nyamara abaganga bagakunda yabaye umusazi ako nakoze ubutabera ako nta muntu n'umwigeze anyumva nese kucyuta udakora fundraising abana ba Samantha bangaye ko nzi witwa ngo Hirwa hariho n'umukobwa yaratunze Hirwa sinafashe barara mu ntuza mu gikoni nyirinzu yarabirukanye nabonye umukobwa w'umwana gukikuna yego sinafashe mu gikoni ngiye kubasura yafite narayibonye nyirinzu yabirukanye Samantha yarozwe n'umugore w'inshuti none babagore bamuroga baca baza gukodesha yanzu Samantha yaratuyemo asubwa bucuti baracyabaho umugore w'inshuti nginshuti ubucuti buracyabaho uwo wita inshuti kana mwanzo ahubwo wa undi wita ko urumva utanamuvugisha ari we inshuti ya ikintu cyo ndi kubona birangiriye inshuti yizeraga rero ariyo iroze inzu yego Samantha ni mu bitaro yanzu babura ubukode babandi bamuroga baramusohora mu nzu ahubwo babandi bamuroga di nibo bongeye baraza bacakodesha yanzu bonyemera Samantha rero ubuzima bayeho rero aracyari mu gasozi aracumbitse cyangwa wowe ndaruko bimana Samantha amasaha ntago nza makuru ye nanjye oya nanjye banararozwe nanjye nyuma yaho nagiye kurogwa ndabona kandi atuza kana amaboko yawe umeze YouTube cyane bagiye kuyisiba barayiba nonyanda yigaruza abantu ngo bayibye ngo shango nabaye ya kamera barayikwibye bagutera inkonga ariko nanjye munere inkonga disi nanjye cameraman wanjye yaranjugunye aya masaha rero yego ntituvuge dutinde tuvuge dugukora ibikorwa nduje kuri Samantha ni ubuzima bwa mutano ko kintu ntwari TV turi kuri Samantha ibi biganiro birara iki kiganiro muzakibona ku munsi wa kabiri icyabanjije nacyo murakibona no munsi no ku ntwari murara mukibonyeho ariko nanone jewe nabakoreye agashasigaye ndabahereza ibiganiro 3 ku munsi ushaka nanjye nyirazo hose uri mu biki ato ariko mfite umujinya mbabarira Samantha twabanye neza Samantha yahemukiye no wa mugore navuze nkubwira yego ntabwo nshaka kumuvuga Samantha yahemukiye n'inshuti n'abavandimwe Samantha ntabwo tugirira ikibazo yewe n'umugore wanjye mwiza amaze afata umuza yana kuri kamera bajurije ukamuzana ndetse ukazana n'undi muntu nashatse kuvugira kuri kamera yego yawe ko yabanye neza na Samantha ngomba ubunaje nje nitaye ku buryo nabana ni mikoro ndimo ndatitira gutya nyifashe gutya kubera kino gisebe yo barabikoze ariko ntacyo bazageraho batangira isiyaka kutagikora isiyaka byagenze bite isiyaka naje aho ngo waruzwe kudakunda akazi reka niryame mbabarira
haguruka mu kinyabupfura cyawe twiganire gake gake Isiya sha babandi twasangiraga sha ndewe akabisa n'agahiye bazatwanga ntacyo dupfa ariko ntibizigera byoroha uzankunde nanjye nkukunde kwa Skyto araga muzengurutse tubari twose ngo bahosting amugura amayoga n'umukuta n'amapasi n'ibiki yego aranje sha ariko Skyto we ubu munsi wavuye muri gereza umwana mama Marcorezo bitagire bagushema imiyaga unitayire mwana wa mama akongoma madoboyi ariko baretse gatoye bagushema unitayire ko wisubireho ubu Jackie wagiye kukarabana ka umugore wawe urya waraga asambana atari umugore ushobotse atari umugore w'indaya hajya ngo uburanga bukorera he Nyarugenge ariko Nyarugenge twararushye Nyarugenge zikari mu mujyi wa Kigali ariko niba ari n'indaya afatira gapfuza yarasobanutse guteze kandi mu murwa rwagati uravuze ngo ni hamwe Kristo azaza kudutorera azabanza mu mujyi niwe azabanza mu mujyi rwagati yego muri Kapurizo yo mu mujyi imande ya Beka imande ya Bene imande ya mabanki yose aho ngabo kogoza mu gice beza sana hirya gace hatuye umuyobozi w'ikirenga aho ngabo uramuzi so ndiko ndavuga nyakubahwa nyakugira Imana papa wacu yego uramenya nuko uramena umutuje uramenya wumva tuje iyo ngofero yawe ndikwira kandeba yego wumva tuje nukome aho ngaho niho Nyarugenge azaza Allah subhanahu wa ta'ala azaza kudukura kombona imbere ko habakura atangiye kuhagira Sodoma na Gomora ariko araharindimura gace ubanza tuza gato kuko umujyi wa Kigali wabwita ngo sukuru umujyi yego ni atangiye kuza umuntu uzana n'agapapuro ka shikarete tuzagera gutya agiye ngo induba ahajyanwe ibishingwe bya Kigali yose uravuze akantu k'induba ndavuze ngo akantu k'induba induba umenye ko hariho n'abandi arimo barakuramwo abajani mageragere induba ni mu karere ka Gasabo bashyira ibishingwe ubwo no kuva abarya induba mu myanda nagoroka ko imyanda y'induba babanza bakavanamo urumva ibigize ifumbire n'ibyuma bigize ifumbire yego ubwo bazavana bitagize ifumbire babajyane ku ishuri mageragere cyangwa bajyane wowa urakoze babyumvise urakoze dusoza yego twagarutse tuje twaje tuje kandi tuje dufite umurindi ubuze umuje dufite nta muntu turya iwabo nta muntu dusenga nta udutunze tuzwe n'Uwiteka turi imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba tugiye kuzatubereka ibyihishwe urabizi ndabyizi bimwe byo mu muzi w'indani na mutagomba kubona murabizi abizi igifaransa bita ngo ni behind scene no tubazana episode kuri episode twarabuze Didier muramuzi ako ngenda hari 5 kwa 5 wallahi ariko nanone dusoza wampura yego ngubwira umva nagavunika bakunzi ba Kigali News 500 n'abakunzi ba channel ya Didier barayizi ni intwari twabaye intwari se twese tukaba intwari yego tugiye kuzatubereka ibyo mutabonye tugiye kuzatubona n'amatelefoni yacu kamera n'ikindi tuzatubereka nawe muri telefoni amwe mu mafoto yaba nijoro yaba ku manywa mu minsi iri imbere ni video nkundira ngutume rero sasa numa ngutumikire nanjye nkundira nkutume ugenda kumpigira amakuru ya mpano aho bigeze kandi uzi yaduhera igihe umunsi w'ejo ndabahera igihe uravuze ngo ku munsi w'ejo kuwa kabiri tariki zingahe tariki 10 na zingahe tariki 10 na zingahe tariki 10 na zingahe baretse gato tariki 10 na zingahe reka nkurebe zizaba ari tariki baretse gato 20 nizo ngizo se 19 yego tuzabageza andi makuru iki kiganiro saa 11 Kigali mu Rwanda muramwakibonye ejo saa 11 nanone muzamwabonye ikiri kiganiro y'amano n'abandi bantu hari abandi bambujije ngo abantu ngo shaka kweshaka ibiganiro ngo bagiye yego hari bamwe baba batinganye uravuze ngo hari bamwe baba batinganye hari abakobwa basigaye bagira gahunda n'abakobwa bagenzi babo wimvugira ibintu ariko wimvugira ibintu ntago mbeshye
turakubitira Gikondo, yego, dukubitira Nyamirambo, yego, dukubitira Kimironko, yego, turazamuka Rebero, udasesereza ugenda mo gake gake, aho ngaho cyatwaje. Reka mbabwire, uhondagura hari gake, n'umunyamakuru ufite cano w'umukobwa ufite umugabo wabyaye umwana umwe, yego, w'umuhungu, nawe ngo yabarariye amafaranga y'umutumirwa w'umudiaspora, amwihereye akamushyira kuri kamera akatangaza ko yamuhaye ari ibipapuro. Umunyamakuru ndamugarukamo ngo ndongera munyuremo. Urakoze cyane, reka tujye pati. Mbabarira. Wimvugire ibintu ariko. Wimvugire ibintu. Samantha kuko ararwaye cyangwa nagarwaye. Wimvugire ibintu. Nzamugwa Gitumo. Ni episode kuri episode. Guri cyane beretse gatoya. Yego. Nkondera abamfura. Mbabarira. Reka dusone. Mbabarira ndakwisabye. Kuri Samantha. Yego. Nzamugwa Gitumo. Namenye ahantu atuye. Ugize neza. Kuzareba n'imbere. Wimarira umwuka ariko. Ndashaka kukubaza bya nyabyo tumwicareho. Urakoze cyane.